kongera kugira gute kubikwibutsa. Ndashaka kubikwibutsa hari ibintu Imana ishaka kukwibutsa nubwo uri kwirengagiza neza Imana yaje ku buzima bwawe, nubwo uri kuvanga Imana nitabara Imana yatabara, ubundi uryamye ukabyuka ninde ubukubyukisha. Ndakumenyesha amagambo ngo garuka mu murongo Imana igushakaho, kubera yuko Imana ifite imbaraga zo kugukiza. Iyatabaye abise n'uyu munsi none yagira gute yagukiza. Ndakubwira wowe ubona ko wiyebye, uyu munsi wa none irashaka kongera kugukiza, irashaka kongera kugutabara. Urakora bikanga ukabona yuko Imana itakiri kumwe nawe. Imana ifite kongera kugira neza, kandi aho uri hose nugira kwizera, ukagira kwizera kungana ko tukasinapi, Imana yaza kugutabara. Ijambo rivuga ngo iki? Ngo mbese Yesu Kristo nagaruka azasanga kwizera ko kiri mu isi. Icyo ni ikibazo kikurana nanjye kikandeba, ariko ndakubwira aya magambo ngo ongera ugirire Imana icyizere, kandi ndakubwira aya magambo ngo ongera ujye muri Kristo Yesu. Imana yongere kurebera mu mwana wayo, Imana yongere kurebera mu bazi zayo. Reka ibyaha byawe, reka ubusambanyi bwawe, reka ubugome bwawe, reka isheri ryawe, reka ubwo burozi bw'amagambo yawe, urebe ko Imana itakugira neza. Imana ishaka yuko abantu baza kugira gute gukizwa, kubera yuko ngo abatizera barimbuye. Iri ntago ari iterabwoba, ahubwo umuntu wese udakizijwe, umuntu wese utihana, ijambo rivuga ngo umuntu utabonetse mu gitabo cy'ubugingo abazajya Gehinomu. Uyu munsi wa none abakristo tubaye akabarore, kubera yuko byeri tuzimaze mu kabari. Uragera hari ahantu hihishe ukayinywa ukibagirwa yuko uri umukozi w'Imana, ariko Imana yongeye kukwibutsa nawe muri iri jambo ngo ndashaka kubikwibutsa. Umva umukristo wabaye umusinzi wangiza ukiruka uvuga izina ry'Imana mu kanwa kayo, mu kanwa kawe. Ijambo rivuga ngo iki? Ngo nzabishyira ku mugaragaro byose uko bigira gute, uko bikurikirana, kuko warabikoze irakwihorera, ariko igihe cyo kukwerura kirageze, igihe cyo kukugaragaza kirageze. Nakugira inama Imana itari yakugera ngo igukine ku mubyimba, kubera ko ibyo watinyaga n'ibyo wahishe byose bigiye kujya ku mugaragaro. Nakugira inama yo kujya muri Kristo Yesu ukihana, ubundi ukagarukira Kristo. Wasubiye inyuma ndagira ngo wihane, wavuye mu byizerwa ndagira ngo ugaruke. Kristo gutegera ibiganza, afite imbabazi, afite impuhwe, arakwakira nawe humura, ngwino. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni, arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka aratuzahuye kugeza n'ubu. Uko Uwiteka atazigera ubwareka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Ibihe byiza nshuti z'umusaraba, nshuti zacu mudukurikiye kuri channel yacu ya Groupe Ebenezer TV. Nanone kandi kuri ino nshuro murabibona turagarutse, turi kumwe n'umukozi w'Imana muramuzi cyane, amwita Prophet Isaac. Mbere yuko tumuha ikaze rero, reka tugusabe wowe tubonye bwa mbere cyangwa se wowe watubonye ko ntukande subscribe, ureba hasi urebe niba arakaze subscribe, ariko nimba utarayikanza uyikande kugira ngo winjire mu muryango mugari wa Groupe Ebenezer TV. Twakira umukozi w'Imana. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ibihe byiza kuri twese nagiye kubasuhuza. Yego. Urahora komeye. Ndashima Nyagasani. Yego. Tunejejwe no kukubona rero. Iyo tukubonye rero tuzi ko nyine hari ijambo Imana yashyize ku mutima wawe. Yego. Ariko mbere yuko wenda watugeza ko iki ijambo nyine Imana yashyize ku mutima, reka twegereze Imana dusenge ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina. Ni byiza kadusenga Imana. Abanyarwanda bakeneye ibyururutsa umutima. Yego. Ariko kandi imitima yururuka niyizeye umwami Yesu. Yego. Turagushimiye Kristo wera, umwana w'intama w'Imana. Tugushimiye ko dumeye ku muka bazima, izina rye nihabwe icyubahiro. Mweretse ijambo ryawe ryantanze kubaho, ariko ni rizima kandi rihoraho ibihe byose. Ndagusabye Kristo, b'umugende w'amazi, mbitigeze amazi ku mitima isaraye, kandi ijambo ryawe rigiye rikura abanyarwanda ndetse n'abadukurikiye bose bari hanze y'u Rwanda, rigiye nawe ribageza. Risenye ibihome bya Satani, risenye imbaraga z'umwijima, kandi rikora imirimo n'ibitangaza mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amakuru se muvande? Tumeze neza, turakomeye. Mbanje gushimira abanyamuryango ba Groupe Ebenezer TV bose. Wowe uzi ko wakanze subscribe, ubona notification ya Groupe Ebenezer TV. Yego. Uwiteka Nyiringabo udakenirwa ngo bagirwe imirimo. Umugisha. Nawe utari wayikanda, welcome to Groupe Ebenezer TV.
Imana igumugisha. Tunashimira n'abaterankunga bacu babaje kwamamazamo. Abaterankunga bacu nabo Imana ibahumugisha kandi barushaho gukora baguke cyane. Ahubwo watubwira baribo. Tunasaba abantu bose badukurikiye abakiriya bacu cyangwa abakunzi bacu. Umuntu wese ushaka gukoresha ibikoresho bya meuble bikoze mu mbaho, igikoresho cyose gikoze mu mbaho, yahamagara kuri Nkurunziza Benjamin akorera mu Gakinjiro ka Gisozi mu mujyi. Ni mu mujyi wa Kigali nyine. Ni ku Gisozi mu Gakinjiro. Ubwo yamuhamagara kuri 07 0783 83 143 153 abafite ibicuruzwa cyase ibikoresho bitandukanye bikoze mu mbaho, harimo utubati, ameza, sara manje, garde-robe, ibitanda, ibintu nzugi, akananazo gukingira cyane. Bamuhamagara kuri izo nimero babwiye. Yego. Yego. Cobra Empire Studio nayo ndumva ari umufatanyabikorwa wacu. Yego, ku muntu wese ufite impano yo gukina filime cyangwa se wenda akaba ari umuhanzi, yego, yagana Cobra Empire Studio, akaduhamagara kuri 0788 47 51 15. Okay. Imana igumugisha. Yego, urakoze. Ijambo ry'Imana nshaka tuganiraho rero mu gihe gitoya, ndashaka ko Imana iza kubana natwe. Yego. Wowe umaze kumva tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ndagusaba gukurikirana ikiganiro kibwiriza ukagisoza. Nshuti bene data bakundwa, Yesu aracyari ku ngoma kandi Imana yakikiye ku ntebe y'imbabazi. Mu nyemere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Yuda. Yego. Ni rumwe ukagira igice kimwe cyonyine. Yego. Yego. Turasoma duhereye ku murongo waho wa kangaera wa 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 5. Hari ibintu nshaka kubibutsa abanyamasengesho ba Kristo. Ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye. Yego. Ndasubiramo uyu murongo. Ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abageze gute? Abatizeye. Yego. Abo bantu batizeye, ndagira ngo munyumve neza. Umurongo wa 14 dusimbutse tuvuga ngo Enoki uwa 7 uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be. 15 kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana. Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shima Imana. Nari mbakumbuye cyane. Yego. Muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana twabanaga mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko nabyo byerekeje ku ijambo cyangwa se kuri gospel. Yego. Imana nyir'ijuru n'isi, umuremyi wa byose, Imana itubeshaho, Imana rurema. Nubwo hari ikindi gihe mwigeze kubimenya cyangwa mukabyibutswa Abanyarwanda bavuga butumwa bashumba, Imana data wa twese nyir'ibihe uyu munsi irongera kuvugana nawe. Nubwo hari ikindi gihe ngiye kuvugana nawe ntiwabyitaho, nubwo hari ikindi gihe mwigeze guhura mu nzozi ntiwabyitaho, nubwo hari ikindi gihe wigeze kuvugana n'Imana cyangwa se bakagwana ntubyemere, ariko ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo kandi kuko hari bamwe base bagize gute? Ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya. Nta kintu waba warigeze kumenya ukibwiwe n'Imana? Ese nta kimana yarigeze ivugana nawe? Narimaze iminsi ngo bigana uvuga ngo mwabwiye abantu iby'urutse imitima n'ubutumwa bwiza, mbibutse ko Imana. Yego. Mushavuga ngo tuzahitera bwa kuri social media, ariko ndakubwira ukuri yuko wowe niba ukurikirana ibiganiro ukumva nta kintu ukuyemo, nta kintu Imana yigeze ivugana nawe. Imana yanumye ngo nze nkwibutse. Yego.
nubwo hari ubundi wigeze kubimenya. Ntugasuzugure Imana, ntukavogera Imana ukora ibyaha uko ushaka. Kumva yuko hari ibintu bimwe wemerewe ibintu utabyemerewe, ibyo bintu nta muntu ubigushuka n'umunsi wa rimwe. Hari ibintu wafashe urabizirura, Imana yambwiye ngo nongere mbikwibutse, ibyo wafashe waziruye ntabwo ari ubwo butumwa bwiza yaguhamagariye. Nawe utari wakizwa, hari ubwo Imana yabigutumyeho, hari ubwo Imana yongeye kukubwira ijambo, hari ubwo Imana yakubwira irindi jambo ntiwabyumva. Ariko reka nkubaze, naho waba utizeye Imana ubeshejweho n'iki? Ni amafaranga utunze? Ni ubwenge ufite? Ni akazi kawe? Igituma uryama ukabyuka n'iki? Ntabwo ari Imana. Kuki mufata Imana mukayisuzugura? Kuki mufata Imana mukayubahuka? Kuki mufata Imana mukayibaza uko yishakiye? Ndabamenyesha amagambo nubwo hari ubundi mwigeze kuyimenya. Imana inyuzemo uyu munsi wa none kugira ngo yongeye kwibutsa neza yuko igukeneye wa munyabyaha, wihana ibyaha byawe, kandi nawe mukozi wayo nubwo wagiye ugasubira inyuma. Ijambo riravuga ngo nugaruka nzagira gute? Nzakugarukira. Nawe ngero ugarukira Imana. Nawe pastor, nubwo hari ibyo ukora ubona ukabona ko bitari mu murongo bitewe n'ibyo warugamije, ndagira ngo ngubwire ngo garukira ngaho, ongera usenga Imana wumve icyo ishaka kuvuga nawe. Imana iributsa abanyarwanda nubwo hari ikindi gihe kiza kugira gute kubibamenyesha. Imana iributsa abanyamasengesho. Ndimo ndababara cyane muvandimwe muri iyi minsi, nkabazwa n'abakozi b'Imana, nkabazwa n'abahanuzi. Genda nakira comment ngo abaprofete bari abakera. Ndakubwiza ukuri ko Imana igifite ibihumbi 7 bitabyapfukamira bibayari by'abahanuzi. Imana yacyafite abakristo, Imana yacyafite abashumba, Imana yacyafite abahanuzi bakorana nayo. Pawulo aravuze ngo ubwo dukorana nayo ntitugagurwe kupfusha ubusa. Ni gute wumva ko nta mukozi w'Imana ukiriho? Urimo uragwa mu mutima. Niba nta mukozi w'Imana ukiriho ukaba utabasha no gusoma Bibiliya, ibyo bintu bikura hehe? Ibintu by'Imana nibyo kubahwa, ibintu by'Imana bigenzurirwa mu mubiri. Ndabahugura mbinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mudere ko umuntu ugaye kupfusha ubusa. Ariko Imana yongeye kubibabongera kubamenyesha ngo ibyo wari uri mu uyu munsi wa none ntabwo ari ibyo byigukeneyemo. Ndasoza ndi guhumuriza abantu Imana yagiye tubako uyu munsi bakabibaza ngo amasezerano ageze. Imana yasohoreza igihe ishakiye. Ntabwo nta muntu utegeka Imana ngo uyu munsi noneho ngo nkorere ubukwe, ntabwo bibaho. Imana ntabwo itegeka ahubwo isaha yigeze iragutabara. Kandi nkwibutse yuko ushobora gupfa uyu munsi wa none Imana igakomeza ikitwa Imana, kandi bitinye ko yabwiye ngo uzabaho. Ubundi kuki mwumva ko muzabaho muri ubuzima gusa? Hari n'ubundi buzima tuzajya kubaho. Iyo upfa kuki wumva ko birangiye? Icyakora niba uri umunyabyaha ushobora kutazabugeramo, ariko niba wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo buzima uzagira gute? Uzabugeramo. Kuko ijambo ryambwiye ngo ndakwibutsa, ndashaka kukwibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye bose. Niba utizeye, Imana iraza kugira gute? Irakwinginga ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nurangiza ugire gute? Wizere Imana. Haleluya. Imana irashaka ko abantu muyizera kuko iracyafite umwana wayo, kandi uwo ngo nuwo tuboniramo agakiza, uwo ngo nuwo twizereramo ibyaha twakoze bikagira gute? Bikadukurwaho. Berutse kumva umudamu umwe aravuga ati ngende imini yigenza ndi igifaru, bamwita Mariyone, aravuga ati njye Imana yankuye ndi wo mvuga. Mugende mwakwikenya amateka yiwe. Ndagira ngo babwire ngo iyo mvuga imbaraga z'Imana nta soni bafite. Nanjye kubabwira yuko Imana irimo kukwibutsa yuko hari ibyo wakoze ugomba kureka uyu munsi wa none ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nta soni binteye. Kandi mbibutse ko ntabwo nataye umusaraba, nta nubwo navuye ku murongo. Hari ababona ngo abavuga ngo uhanura urupfu, nta muntu utazapfa, ahubwo ijambo rivuga ngo cyahirwa abapfapfira hehe? Mu mwami. Yego. Ubundi nyuma y'ubuzima duhumeka hari ubundi buzima bizera bagize gute? Bafite kubamo. Iyo mvuze ngo runaka arapfuye ntabwo yera ko ngahita apfa, ariko iyo yapfuye ndagira ngo ubwenge amaze kumva ubutumwa bwiza abazagaruka mu bundi buzima. Ezekiyeli 33 atubwira ngo iki? Nimbwira umunyabyaha gupfa azapfa, ariko ninayimubwira agapfa amaraso nzagira gute? Nzayabazwa. Gupfa si ikibazo bene data, kubera yuko umuntu utizeye Kristo, ijambo rirambwira ngo hanyuma irimbura abatizeye. Abo barimbutse bagize gute? Ntabwo baba bapfuye. Bapfuye.
Yesu nashimwe cyane. Himbazwe. Ndagira ngo mbibutse yuko mukwiye kwizera Imana Kristo umwami n'umukiza, kandi ndagira ngo nkubwire aya magambo ngo rekeraho kumenyera Imana, rekeraho kumva yuko Imana igomba gukora ibyo ishakiye. Ibyo ngibyo urabikoreka kwihora, niko yabwiye Dawidi, ukibwira ko manywe nawe ariko nzagukina ku mubyimba, ibyo atinyaka bigize gute bikugezeho. Byose ijambo risobanura ngo nzabishyira ku mugaragaro uko bigira gute bikurikirana. Wikibwira yuko Imana yakwihoreye, wikibwira yuko Imana idahari, wikibwira yuko Imana idafite umurongo kwitakuzi. Nongere nkuburire nawe Munyarwanda, ugenda uko ushaka, ukikora uko wishakiye, waba ukomeye waba woroheje, Imana yacyafite gahunda yo gukiza abantu bayo. Yego. Kandi nawe mugomba gukiza urimo. Yasize 99 iza gushaka yari yazimiye, mu bazimiye nawe waba urimo. Wasanga rero nama Yesu akiri ategereje kugira ngo Imana ivuge. Wasanga uri umwana w'ubugingo ukaba utari waza, ndaguhamagara ngo ngwino niba uri umwana w'ubugingo, kubera yuko Imana ifite kugira neza abantu bayo. Imana ifite gutabara ubwoko bwayo, ngikirishije Abisirayeli amaboko yayo. Ndagira ngo ubwenge Abisirayeli babonye Imana ujya munsi, nawe uyu munsi wabona Imana mu izina rya Yesu. Mubyeyi wabona Imana mu izina rya Yesu, mugabo wabona Imana mu izina rya Yesu, musore wabona Imana mu izina rya Yesu, mukobwa n'ubwone bikomeye wabona Imana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkwibutire ijambo, wowe ufite isezerano n'Imana, komera ku mugara ku muremyi wawe, ukomera ku ijambo yavuganye nawe, kuko iravuze ngo ije kugutabara, kandi iravuze ngo ntago izasiga itagutabaye. Ijambo rye rirambwira gute? Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere. Niyo mpamvu Imana iba yaravuganye nawe ko izagira gute izagutabara, ahubwo uracyafite kwizera. Ijambo rero ngo se Kristo nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Biragoye kuba utagifite kwizera kandi ukaba ushaka ko Imana igutabara. Izanyura he? Ntabwo ubona ko wafunze amarembo. Fungura Imana yinjire mu buzima bwawe, ubundi Imana itangire gukorana nawe. Ndakubwira aya magambo bigwaniye kwibutsa yuko imyugo yigeze kuvugana nawe, uyu munsi iragaruka ikubwira ngo humura. Ndakubwira nubwo urwaye ufite isezerano ryo gukira, Imana ivuga gukira ntabwo uyu munsi nawe yagiye, Imana ivuga ko izagutabara nawe yagiye. Ihanganira ubutayu uhagazemo, kubera yuko igihe cyo gucamika kiri hafi. Ihanganira ikigeragezo ugezemo, kubera yuko igihe cyo gutabarwa kiri hafi. Ihanganira ibibazo ufite, kubera ko igihe cyo kurangira biri hafi. Humura, Kristo aracyari ku ngoma, kandi Imana yacyafite imbaraga zo gutabara abantu bayo. Haleluya. Amen, amen. Imana yacyafite imbaraga zo gutabara abantu bayo. Ariko nkubwiza ukuri, niba uri umunyabyaha, banza wihane kugira ngo Imana igutabare. Niba uri umusambanyi, niba uri umurozi, ushobora kurogesha amagambo, ntabwo ari ngombwa ngo urogeshe ikindi. Uburozi bwa mbere ni amagambo, uburozi bwa mbere ni ururimi rwacu. Urogesha amagambo wihane, niba urogesha ubusambanyi wihane. Ibyo bintu byose ubireke, ishyari no kugomana ubireke, gusinda mu byihorere. Ariko abarokore muri uyu munsi, muri iki gihe, muranze mubaye akabarore, muranze mukaba mufite Imana, ariko nyamara mu gikari zabyeri muzimaze mu tubari. Mwakihanye koko, mwakihanye. Imana ije kongera kubikwibutsa, ndashaka kubikumenyesha. Imana yongeye kumenyesha abantu bayo yuko urufatiro rwayo rugihagaze, kandi rwanditse amagambo ngo abantu banyigize gute ndabazi. Abaye bamenye kera, ngwino ku rutonde rw'abantu Imana izi, ngwino ku rutonde rw'abantu Imana igomba gutabara. Ndagwira ijambo ry'ihumure, mubwira ngo humura, niwihana ibyaha byawe Imana iragutabara. Niba ushaka dusengana Imana, kanda 0788 40 63 59, Imana iragutabara. Mwibutse ko ntabwo ari igihe gutabara, ariko dusenga Imana itabara bayo. Yego. Dusenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Dusenga Imana ikora imitegeko imisozi ikimuka. Dusenga Imana ikiza indwara. Urwaye kanseri, urwaye diyabete, ndakumenyesha yuko Imana ibasha kugukiza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndabakunda. Ariko munyemere dusoreze kuri iri jambo. Umurongo wa 25 mu rwandiko rwa Yuda aratubwira ngo ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu, wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu, icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibi byayo, uhereye kera kose ukageza none n'iteka ryose. Amen. Ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu, wadukirishije. Imana idukirisha Kristo Yesu. Yego.
reka mbabwire ngo Kristo Yesu aze muri wowe, kandi Kristo Yesu yongera gutabare, Kristo Yesu yongera kuza kubana nawe. Ibyo ubona byari byarapfuye Yesu abizure, ibyo ubona byari bidafite ishusho Yesu abihe ishusho. Niba wakoraga bikanga Yesu naze mu bintu byawe, niba wasenga ukabona nusubizwa, ndakumenyesha ngo gira kwizeresheje kugusubiza. Kandi avuga ngo umusozi uri uyu munsi wa none Imana ifite kongera kugukuraho ikagutabara. Amahoro Imana akomeze kubana namwe. Mwari kumwe na Prophet Ndikubwimana Isaac, ndabakunda cyane.